Yesu nashimwe, dushimiye Imana ko ari iyacu kandi dushimiye Imana ko ari iyo kwizerwa. Tugiye kuganirira muri vuga ngo Yesu niwe wikorera intimba zacu. Kadusome muri Matayo igice cya 8 duhere ku murongo 14. Haravuze ngo Yesu ajya mu nzu ya Petero abona nyirabukwe aryamye arwaye ubuganga. Amukora ku kuboko ubuganga bumuvamo, arabyuka aramugaburira. Nimugoroba bamuzanira abantu benshi batewe n'abadayimoni, yirukanisha abadayimoni itegeko gusa, akiza abarwayi bose, kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo ubwe niwe watwaraga ubumuga bwacu akikorera n'indwara zacu. Kadusome no muri Yesaya igice cya 53 umurongo wa 4. Haravuze ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebwe twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Yesu nashimwe. Nshaka kukubwira ko guhera uyu munsi umenye ko mu nshingano Yesu afite harimo no kukwikorerera imitwaro. Harimo ibibazo, harimo intimba, harimo agahinda, harimo gutabwa, harimo kuba wenyine, harimo upfubyi, harimo upfakazi, harimo kuba ubushomeri, harimo iki. Ibyo bintu Yesu niwe ushinzwe kubyikorera, kuko we yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndagira gute, ndabaruhura. Irindi jambo riravuga ngo mumwikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Rero mu bintu Yesu ashoboye no kwikorera imitwaro yawe arabishoboye. Hano dusomye ijambo rivuga ngo Yesu yari ari kumwe, ngo yagiye mu nzu ya Petero, uyu wari intumwa ye, ngo arangije kugeramo ngasanga nyirabukwe arwaye ubuganga cyangwa se malariya. Yari imurembeje, yari hafi gupfa, ngo ariko arangije amukora ku kuboko ubuganga bumuvamo, ngo arabyuka aramugaburira. Yesu nashimwe. Ikintu nshaka kuvuga ni uko Yesu atandukanye n'abantu. We yarebye ikintu bingana no kugira icyo gikoraho, cyangwa se iyo ukimumenyeshe, ni ukuvuga ngo Petero amujyana mu nzu ye yaramubwiye ngo mabukwe ararembye. Yesu rero ageze, Yesu we ntabwo ajya ashoberwa. Yesu ntabwo igifaransa kijya kimukamana. Yesu ntabwo ajya abura icyo yongeraho. Yesu ntabwo ajya ashoberwa, no. Yesu afite ubugenzuzi ku bintu bingahe byose. Yasanze ubuganga bumumereye nabi, basanga indwara ari nyinshi, basanga ari hafi gupfa, ngo ariko arangije amukora ku kuboko gusa. Rero yamubwiye ko Yesu afite uburyo bwinshi yakora akagukiza. Birashoboka ko nawe wari urwaye urembye, ariko nagira ngo utangarize ko mu bintu Yesu akora akiza. Yesu arakiza. Nagira ngo mwibutse ko iki gihe ubuvuzi ntibwari buteye imbere, ibintu ntabwo byari byoroshye, ariko n'ubu buvuzi bwateye imbere, izindi ndwara zananiranye. Izo ndwara rero Yesu arashoboye kuzikiza. Haleluya. Hanyuma ngo amaze kumukiza, ngo nimugoroba amuzanira abantu benshi batewe n'abadayimoni, ngo yirukanisha abadayimoni itegeko gusa, akiza abari barwaye bose. Ikintu nshaka kukubwira ni uko Yesu atabara mu buryo bwose. Ntabwo Yesu agira formule, sibyo? Yesu ntabwo agira formule. Uburyo bwose bushoboka Yesu yabukoresha, ariko abantu be bakamererwa neza. Bamuzaniye abantu benshi batewe n'abadayimoni, ngo bakajya akoresha itegeko gusa, nta byo kwirwa barambikaho ibiganza, nta byo kwirwa agira gute. Uyu munsi nawe ndimo ndagusabira kugira ngo Yesu akoreshe itegeko mu izina rya Yesu. Hari ukuntu we yazaga akabanza kuganira n'abadayimoni, aganira nabo, ariko ahangaha Yesu nta mwanya munini yari afite, bwari bunije, akajya akoresha itegeko. Rero nawe ndakwifuriza kugira ngo Yesu akoresha itegeko kuri dosiye zawe. Yesu akoresha itegeko kuri ubwo burwayi bukubayeho akarande. Yesu akoresha itegeko kuri bo badayimoni bakwibasiye. Nagira ngo uyu munsi nawe usabe Yesu akoresha itegeko. Ariko hano ijambo riravuze ngo kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo
ubwe niwe watwaraga ubumuga bwacu akikorera indwara zacu. Ndagira ngo nkubwire ngo mu nshingano Yesu afite, mu bintu byamuzanye harimo no gutwara ubumuga bwacu. Yesu ashimwe. Harimo gutwara ubumuga bwacu. Ndagira ngo nkubwire ko buriya intimba za mbere avuga ngo gutwara ubumuga bwacu akikorera n'indwara zacu. None ndagira ngo nkubwire ko ubwoko bw'ubumuga ni bwinshi. Hari ubumuga bufatika, hari n'ubumuga bwo mu buryo bw'umwuka. Hari ubumuga abantu babona, hari n'ubwo batabona kandi ubwiyiziho, ariko ubwo bumuga bwose ni Yesu wenyine ubasha kubukiza. N'abaganga buriya bagira ubumuga, ariko ubwo bwoko bw'ubumuga bwose Yesu niwe wenyine ubukiza, kandi ngo niwe wikorera indwara zacu. Ndagira ngo nkubwire ko Yesu ntabwo aba ashaka ko tuba ubuzima bwo kwiganyira, ahubwo ashaka ko tumwiringira akikorera imitwaro, akatwikorera imitwaro kuko niwe ufite ibitugu biyibashije. Hano rero ijambo ravuze ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho. Buriya intimba za mbere umuntu yari afite amaze gukora icyaha, uzi ko Imana yamuciye ikamuca muri Edeni, ikavuga ngo no gupfa uzapfa, kandi abantu batangiye kubaho noneho badafite Imana rurema. Ubwo buzima rero bwo kubaho abantu badafite Imana rurema, bagenda bagerageza kwihimbira Imana, bacuriza ibiti, bagira gute, ziriya ni intimba umuntu yari afite zo kuba yaratandukanijwe n'iwabo. Rero intimba za mbere Yesu yishyizeho zari intimba z'ibyaha, zari intimba zo gucirwaho iteka, zari intimba zo gutakaza identite. Izo ntimba arangije azishyiraho, araza arabambwa kugira ngo izo ntimba zimubarweho, twebwe muri we twongere kubona ubugingo, twongere kubona umunezero. Aravuga ngo rero iyo Yesu amaze kwikorera intimba z'ibyaha byawe, ukamuha ibyaha akaguha ubugingo, n'intimba zo kubura akazi, intimba z'ubupfubyi, intimba zo mu buzima, Yesu arazikwikorerera. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo amahoro Yesu aha abantu be ntago arondoreka, ngo niyo ajya ahumuriza abantu bayafite, ngo n'utayata ntabwo yayakurwaho. Aravuga ngo abantu Yesu arindisha amaboko ye, avuga ngo nta mubisha ubasha kubageraho, ngo nta n'amaganya abasha guhagarika imitima irindwa n'umucunguzi. None ndagira ngo mubwire ko intimba za mbere Yesu abanza kukwikorerera ni iz'ibyaha. Iyo utabanje kumuha intimba z'ibyaha, n'intimba zisigaye ntabwo yazikorera. Rero icyo Yesu aba ashaka ni ukugukuraho izi ntimba z'ibyaha, akagukuraho imitwaro y'ibyaha, akagukuraho imibabaro y'ibyaha, akagukuraho imibabaro iterwa n'ibyaha. Iyo imaze kukuvaho, n'imibabaro yindi iragenda, Yesu akaguha amahoro. Ndagira ngo dusenge. Amahoro ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Rero ndagira ngo mbwire ko n'ubu Yesu aracyari kugira ngo akwikorerere ibyo bintu byose bikuvunnye, urwo rugo rwari rukuruhije, ibintu byari bigiye kuguturitsa umutwe, stroke yari igiye kukwica, ariko ibyo bintu bihe Yesu kuko niwe ubashije kubyikorera. Rero ndagira ngo dusengane, wowe utaramwakira, ubayeho mu buzima bw'imvune, ubayeho mu buzima bwo kuvuga ngo kubaho mu isi ni ugushinyiriza, mbese ubayeho warabaye umurakare, ariko hano hari Yesu witeguye kugukiza ubwo buzima bw'uburakare, akaguha ubuzima bwiza, ukabaho unejejwe no kubana nawe. Ngaho reka dusengane. Turagushimiye Uwiteka ko ari wowe Mana nziza, ngo wagiye ukiza abarwayi ukoresheje itegeko, ngo kugira ngo ibyanditswe bisohorenga intimba zacu n'imibabaro n'ibyo wishyizeho. Ndakwinginze kugira ngo uyu mwene data wari utarakwakira kwakire, kugira ngo izi ntimba n'imibabaro yari yikoreye bimwikorerere. Kandi ndasenze kugira ngo ugumane natwe Gitare, ukuboko kwawe kwiza kuganze muri twebwe. Urakoze kubyumvishe, kandi urakoze kubana natwe mu izina rya Yesu. Amen. I need Jesus.